nicaye na mama turi kuganira ngo this and this and this. No, wigeze ubona mama wawe uri umusore mwaza kugusura ku ishuri cyangwa bigenda gutya ngo ya arambwira ati nakoze bino byose nabanye na mama wawe muri buno buryo bwose just because I loved your mother. Wawe twaryamanye inshuro zitarenze ebyiri. Ngiye nageze umva mu cyumba bitewe n'ukuntu twari tubanye sinashaka kumukora. Story time with Debby. Thank you for subscribing, guys. Sit and watch. Thank you. Hi guys, how are you doing? Nisa kumesumeze neza. So story time uyu munsi ni juicy and I'm so sorry kwa nayo vango ntabwo bari kunyumva mwabana mwingerageza kuvuga cyane ku buryo abanyamahanga uruzi ko abanyamahanga bavuga nabo bari kunyumva baravuga cyane pe kujya bancishe hijwe ko mandikiza kuvuga cyane pipe kujya mbaye story time nziza hazano kuri YouTube. And in 2 days like ejo ntabwo nigeze postinga for one reason. Ejo actually sinzi ukuntu byagenze video napogomba gupostinga nyishyize musanga na iri schedule inze like December 2026. Hibaza uwo mwaka uzashika ryari bro. And again let me leave it. And guys muzambwire mba mushaka kubona vlog yanjye nagiye muri Egypt, how I went, how was everything, places and bill amafaranga ko yitwishyura everything. Muzambwire ni mubona bivamo. Yes, I will do the vlog. And please, you're welcome back. Don't forget to subscribe. Abantu bose 390 ba subscribinze. I love you so much. Abantu bose muri video zanjye mwumva stories zanjye, I love you so much. Ariko twibwe ko kuri TikTok mufite 50 following kuri TikTok. So why can't you go to YouTube? And yeah, should you go to YouTube by the way. Anyway, it's fine. Story time. So the mwenye cyangwa Debby ndumukobwa imyaka 29. Ya ifite 29 ati mfite barumuna banjye babiri na musaza wanjye umwe. Umusaza wanjye niwe bucura. Ariko mfite ikibazo kimeze gutya, nakuze mba muri famille papa wanjye nta yari umugabo, papa wanjye niwe most available uko mama wanjye yakoraga akazi ntago ndi buvuge akana akora akazi nyine kari so important ku buryo nyine mama wanjye kumubona byari bigoye ko yabaga ari umubyeyi utaha kabuza mu rugo, things like that, but it was really so hard kuba mama ari mu rugo. So papa wacu rero we yameze nyine nka stay at home dad, but akaba umuntu wakundaga n'inzoga cyane papa wanjye ku buryo nta hantu sabonaga akazi baramwirukanaga kubera inzoga. Yeah, dukora tuba mu bwo buzima, papa aba mu cyumba cye, papa aba muri etage, mama arara mu cyumba cyo hasi. Kuko iwacu tuje abana bashanya imyaka mike yaravuga ati ngiyeyo sinzi mama wanjye abyara cyangwa se mama wanjye twite uko dufite abana none kuko turushanya Kenya nk'umwana ngiye dukurikirana turushanya ni nka hari umwaka cyangwa amezi kuko nshaka mushaka amezi 10 cyangwa amezi 11 uwundi umukurikira we murusha umwaka n'igice nyine twese gacu turakurikirana cyane gutya ku buryo ngira musaza wanjye mutoya ndutape uramuze uzajya wasanga turushanya imyaka imwe kandi dukurikirana urumva atari wakanye. Yeah, so ngize ko ababyeyi banjye babyaye umunye we ngatebya kisa ko ababyeyi babyaye abana bose cyarimwe kugira nyine wenda mama we bitera akazi yakoraga, I don't know. Yeah, noneho rero nakuze nyine baho ngaho turira ku meza ngiyewe n'abana tuvukana na papa, but mama wacu we ntabwo akunda kurira ku meza. Mama yaraza agatura ibiryo byiwe akajya mu cyumba cye kuko niho habaga na office, akicara agakora, yamara gukora akanarira mwaho ngaho ku buryo gusangira na mama wanjye ntabwo nyine byari ibintu tuzi, ntabwo ari ibintu byari bisanzwe iwacu, byari ibintu biraho nyine. It wasn't yini ibintu byabaga buri munsi. Yeah, so rero tuba muri ubwo buzima kwacha ku Dr. yasinze ariko nataga yasinze agaza kudusuza kavuga ati kambubwiye ngo abana banjye mwe whatever happens you are my kids, I love you so much. Icyo gihe ntabwo nigeze numva impamvu papa wanjye yahoraga atubwira ibyo bintu, ntabwo naga numva impamvu papa wacu atuma nyine atubwira gutyo buri munsi, but this time around I understand. So twakuriye muri famille imeze gutyo rero mama wacu cyakora twabaga turi kumwe on Sundays, mama tujyanaga ahantu kwa grandmère akatuvana nyine tujyanaga ahantu henshi on Sundays, but kuva kwa mikuru gatatu twabaga turi kumwe na mama ku buryo rimwe na rimwe bajyaga batubaza iyo najya nyine umwana yavuga ati iyo najya ku ishuri bajyaga bambaza se papa witwa nde, nkavuga ati ngiye ntabwo nzi amazina papa wanjye, atari ko mama wa nyine actually yambwiye ati papa wanjye namufataga nk'ari musaza wanjye, nabwo nafataga nk'umwana nka papa wanjye, amufataga nk'umusaza wanjye. Noneho
tubagwa nyine muri ubwo buzima papa wacu ari umusinzi papa wacu ari mu cyumba cyo hejuru twe turara mu cyo mama wacu ari mu cyo hasi nyine muri make ntago ari abantu baredi ntago bakundanaga nta n'ukuntu umukobwa ngo ati ngiye namenye ko ababyeyi b'abandi bantu cyangwa bararana nyine papa na mama bagomba kurana afite imyaka 20 no ku ishuri bavuga ngo mu cyumba cya nyine koko bashaka kuvuga mu cyumba cya mama yumvaga nyine ari cyumba cya mama na papa afite ikiwe nyine bose nyine ntago yabyumvaga baba muri ubwo buzima rero papa wari ubarira nta kibazo nta kintu kimwe ariga ararangiza then ageze muri kaminuza mu wa mbere papa we ararwara nyine ajya mu bitaro agiye mu bitaro bajya kumusura bageze kumusura nyine na mama baraza bari kumwitaho papa we nyine yararembye cyane ameze nk'umuntu ugiye gupfa ariko nubwo atigeze gupfa ariko abwira abana ati ngenda bashaka bitewe n'ukuntu umeze n'ukuntu ndwaye I want to talk to you as my kids. Bano mu gihe yabivuze mama wabo we yanze ko abana bajya hehe kwa muganga ngo bajye kura papa bunga yabwiye ko abashaka papa aravuga ati ntabwo ari ngombwa ngo mujyeyo kuko ntabwo ari ngombwa nyine mu byihorere ibintu nk'ibyo we koko yari mukuru yiga muri kaminuza babandi batubigaga bari bakiga muri secondaire bo nyine mama wabo ni wanze ko bataha nyine ngo bave ku ishuri baze bajye kumva ibyo papa bashakira ahubwo ngo umukuru yagiye kugemura papa arabimubwira ngo ati ndashaka kureba barumuna bawe bakaza tukaganira kuko ukuntu umeze ndabona ameze nk'umuntu ushaka kuba ugiye gupfa umwana aravuga ati papa ntacyo uzaba ntabwo uzapfa ibintu ngibyo then papa wabo rero mama wabo nyine arabyanga bazi kubyanga papa wabo rero ararwara amaze nk'amezi 3 mu bitaro ngo arakiranga arataha ageze mu rugo umwana amazi ase papa ni iki cyajya dushakiraga ko mama yanze ko tuza kubyumva but that time around ni iki kintu dushakiraga papa aramubwira ati ntabwo ari ngombwa ngo mbikubwire ntabwo biri ngombwa ibintu nk'ibyo ngibyo umwana amazi ntabwo wabitubwira wambyiza ukuri ukambwira ikintu cyari cyabaye toya ati ngenza nzabikubwira igihe n'ikigero uyu mukobwa rero aza nyine gukomeza arakura nyine barakura arangiza kaminuza arangiza actually na masters yarambwiye ati maze kuko afite 29 arangije masters afite 27 ibintu nk'ibyo ngibyo amaze imyaka 2 abona akazi keza arakomeza gukora nabo mu nabindi n'ubumva arangiza bamwe biga muri kaminuza abandi bararangije bafite akazi bose nyine ni bakuru pe n'abana bakuru ni bakuru ya rero umukobwa abonye fiance ubundi hari story zingiye umukobwa aje kubona fiance amaze kubona fiance yambwiye ati ngiye ngo fiance bahuriye mu ndege ari kuva ubwo sinzi aho yaravuye umutipe rwa yaravuye he mu Bwongereza bakubitanira mu ndege kuko mu ndege baricara baganira bageze i Kigali umutipe ngo yagomba kujya Kampala umukobwa agomba kuza mu Rwanda ubwo batandukaniye hehe muri Ethiopia yambwiye ko batandukaniye muri transfer ashobora ko cyangwa muri Ethiopia I don't know but yeah nuko kwambwiye rero batandukanye nyine muri transfer kundi imwe bagomba gukomeza n'abandi bakomeza ngaha baratandukana baza gutandukana umuhungu yamaze kunka Instagram iwe aramufollowing abazi kumufollowing batangiye baraganira arangira amubwira ati ngiye bafite pwanjye w'umunyarwanda urumva atari ko tuba muri Bwongereza ati ngiye nyine aje mu bukwe bwa mushiki wiwe cyangwa like cousin sister wiwe uri Bugande arambwira ese ndamutse ubukwe burangiye can I come over to Rwanda to see you kuko mutipe ari amukunze umukobwa arambwira ngo nyine it will be my pleasure I will be so happy and everything nyine bizashimisha kuko ubona nyine bumva maybe it was love at the first sight kuko yambwira ati it was love at the first sight umutipe avaho agomba kuza aza hano urumva barahura baraganira umuhunga mbere yuko agenda nyine ngo aramubwira ati you know what I have feelings for you I don't know how I'm supposed to tell you this but I have feelings for you and nago mbikubwiye just to make you fall in love with me I'm just telling you just to sit down think about it I have your socials I have your number we clicked for these 2 weeks kuko umutipe amaze 2 weeks we clicked for these 2 weeks everything so please think about it umukobwa ngo siya yarose umuhungu akimara kugenda umukobwa avuga ati ngiye umuhungu yaragize mu ndege mitamwandikira kabishe ndambwa ati you know what boy I love you too I think you are for me I love you so much this and this umuhungu ngire ngo yagezeyo niyo message ambira abonye tamamugara ngo baby you know what Jesus why did you do this to me kutabimbye nkiri hariya kutabimbye nyine kiri mu Rwanda why didn't you tell me umukobwa aramubwira please I just wanted to make it nyine kureka ngo ugende utabona ko nabihinzemo utabona ko nabihiyemo cyane but I love you too baratangira barakundana
urukundo rwabo nyine rugera kure noneho ariko iwabo nyine ngo hahura nyine yavuze ati wacu nyine hahoraga amakimbirane cyane pe batongana ngira aho nyine mbibwira my boyfriend angira ambwira ati you know what, instead of nyine kuguma udestroying your mental health ubuzima bwawe bwo mu mutwe, please leave that thing, reka va muri urwo rugo ugende ujye kukodesha inzu. Umukobwa arambwira ati no ninjye fura mu rugo, urabona abantu batongana things like that, ntabwo nahava, urumva papa wanjye ashaka kuzagira ikibazo, mama wanjye akagira ikibazo cyo ngombwa kicundi, ntabwo njye bino ko nyine ngo hahuraga intonganya. Then young brother we warangije ngo arazabwira sister aramwira ati you know what, for me ntabwo ngishoboye kuba muri rugo, I'm just going to go njye kwana n'abashuti banjye kubera ko induru ya papa induru ya mama I can't deal with it, so please kamukuru wanjye mfasha ureke nigendere. Umushiki arambwira ati urabizi ko uyu musaza wanjye niwe uba hano, ndakwinginze wigenda guma hano mu rugo, ndagukunda. Ntago nyine baramwinginga, papa arangije arambwira ati no wigenda. Urumva umuhungu arambwira ati no I can't deal with this is so toxic for my mental health. Mama ubundi ntuba hano ntuba hano, ntuzi ko abana bawe bameze, ntuzi niba no ku ishuri abana bavuga ati mama wacu ntiyigeze anadusura ku ishuri kuko ndi mu bijyaza ku ishuri gusura abana kuri visit, never, she was never there. Urumva ntiyigeze ahagera. Umwana arangije arambwira ati sha Debby ati nyine musaza wacu arifata ava mu rugo. Then our second born unkurikira we yambwiye ngo aba USA, aba muri Amerika, yaratubwira ati ngewe I'm not coming back before ababyeyi banjye bakora divorce. Koko rero nyine ubira sister we wundi bamukurikira kuvuga ati twege nakuzoma muri izi ntambara, we are not doing this please. Yeah, so bahabarira abo ngo babiri, then aza kubwira boyfriend aramubwira please you have to leave and everything, and baranje bitekerezaho nyine ejo bundi rero afata decision kuvuga ati reka mve mu rugo. Ashaka kuvuga ngo reka mve mu rugo kandi cyo cyawe bebe. Akimara kuvuga ngo ave mu rugo yarahavuye ingaragenda papa aranamwimura pe, amaze kumwimura amugijije ahantu nyine yimukira mbwa I'm proud of you ukuntu wimutse everything and I love you so much as my daughter, but me too I have to leave your mom because your mom nta kintu cyiza yiza nkora uretse ibintu bibi gusa. Papa aranga papa nawe reka ntago woroshye, nawe ugira amahane, uri mu nzoga, uri cyangwa amwana namwatse papa ngo papa aramwatse nkubwiye mwana wanjye ucyakora njyewe ubona nari umuntu watangiye kunywa inzoga gutyo gusa. Aranga shenze gute arambwira ati your mom uko niko arambwira ati uko niko kuri umutima wawe, wari wabona ndira ku meza amwe na mama wawe ati hoya, wari wabona n'umunsi warimo nicanye na mama turi kuganira ngo this and this no, wigeze ubona mama wawe n'umunsi urimo aza kugusura ku ishuri cyangwa bigenda gutya ngo ya. Arambwira ati nakoze bino byose nabanye na mama wawe muri buno buryo bwose just because I loved your mother, not because she did anything good. Papa arambwira ati so story time of how I met your mother. Yeah, yarambwira ati njyewe niga muri kaminuza pe, mama wawe nawe yiga muri kaminuza, mama wawe mukunda n'umutima wanjye wose, but your mother she never loved me. Ahubwo mama yari afite undi muhungu twiganaga gutya na gutya yakundaga. Urumva ngiye nkaguma ariko kuri mama wawe nako mama yiri kuri uwo muhungu. Urumva mama aramukunda bigezeho ngo mama wawe yisabira umuhungu ko baryamana, amaze kuryamana mutera inda, amaze kumutera inda mama wawe yagiraga ngamufatire kuri iyo nda. Umwana amaze ati papa iyo nkuru iri kugana he, ati mama wawe yagiraga ngamufatire kuri iyo nda amushake kuko mama yamukundaga. Umuhungu arambwira ati ngiyewe ntabwo twabana, sinabana n'umuhungu ndakunda, I have my vision, mfite vision yanjye, mfite buri kimwe cyose. Bikimara kuba mama yaraje abimbwira kuko namukundaga, ndambwira ati ngiye nta kibazo umwana nzamwita uwanjye. Urumva umwana nzamwita uwanjye, but please reka tubane. Mama yaraje turabana, tubaze kubana yagiraga akazi kandi akazi kanjye nta n'ikintu kari karantwaye. Mama we tugeze mu rugo sinigeze mubona iseka, sinigeze mbura mama yishimye umunsi wa rimwe. Namutwaye nzi ngo kuba ko mutwaye atwite wenda zankunda, wenda zagira aho yumve ko ngomba kumubira umugabo, wenda this and this, but your mother never even looked at me even for a single day. Mwabana mu inkuru ntabwo nzi ko if this girl told me is true, but please
mu buzima bwanjye na mama wawe twashaka ko twaryamanye inshuro twaryamanye nazi kubwira ni nk'ebyiri cyangwa eshatu. Umwana namwe ati papa uri kubeshya. None se mwarabyaranye inshuro ebyiri cyangwa eshatu ko mufite abana 4, what do you mean? Nanga toya wowe n'abarumuna bawe bose nta numwe nabyaye, mwese nta numwe nigeze mbyara. Papa umwana avuga ati papa uri kubeshya, uri kutubeshya mbwira gute se utigeze utubyara? Mwati ngiye nashatse mama wawe gutwite, narakubonye nkwitegereje mbona umwana uri umukobwa mwiza pe, mbona usana mama kandi mama ndamukunda, n'ubu ngubu ntabwo mama ndamukunda ku buryo nshitse zimbaza se uriya mugore yarakuroze n'iki yaguhaye. Ibyo biraba namukoraho akanga nkagira ngo nuko atwite, ameze no gutwita arakira. Mu mezi nk'abiri cyangwa 3 ngiye kumva numva arambwiye ngo atwite indi nda yundi mugabo atari papa wawe. Ndabyumva numva biransajije, ndavuga ati ngomba kugutangomba kugira gute. Arampfukamira arambwira ati nugenda nzaba nsebye n'akazi nari ngiye kubona sinzaba nkikabonye, ndakwinginze mbabarira unyumve nimbya ari nguyu nimara kubyara ushaka kuzagende. Akimara kubyara uriya mwana we wa kabiri w'umukobwa yagarutse ambwira ko atwite undi w'umugabo bari barakuriye mu kazi, ngo umugabo bamushakiye akazi n'ibiki byose ngo niwe yatwitiye. Oh my goodness. Amaze kubyara na musaza wa barajara na nyuma arazaranga atwitiye mu buzima bwanjye uriya mama wawe twaryamanye inshuro zitarenze 2. Ngiye nageze umva mu cyumba bitewe n'ukuntu twari tubanye, sinashaka kumukora. Amwe arambwira ati ngo papa yigeze kugerageza gukora kuri mama we, mama araruka araruka. Ndamaze papa ni mubi ku rwego ushaka kumukora akaruka. Ati reka papa wanjye n'umugabo mwiza, urumva ntiwamenya ko habayeho no murugo buzima. Ndamaze umwana abaza papa aramuga ati papa niki cyahise cyatumye ukomeza kudukunda, niki cyatumye ukomeza kuhaba, niki cyatumye ibi byose nyine biba. Urumva aramubwira ati ngiyewe narabarebaga mukimara kuvuka nkumva urukundo ruranyuzuye. Mama wanyu rero kwako namaze naramwitegereje mbona ntaga azaba mu mama muzima, ntaga azabarira kuko nawe ubwe ntishimye ntaneze neza. Ngiye mitamo kuvuga ati reka mpabe nubwo ntababyaye, nubwo mutari abana banjye nabyaye, urumva, ariko nzagira nte nzabarera. Ndahaba turabana, iteka ryose mama wanyu yahoraga nyenzaho kugera yuko namukubita ubundi amfungishe ngo umuvire mu bana. Niyo mpamvu wabonaga dutongana, niyo mpamvu wabonaga bira byose biba, niyo mpamvu navuye mu cyumba njya mu kindi murekera icyumba twararagamo, niyo mpamvu bino byose atari ko kuva mwese mufatishije kugenda. Ntabwo nzaba muri ntabwo narugumamo, I have to go. Mfite kuva muri rugo nkigendera. Umwana arabyumva yumva arasaze yumva ubwonko buvuyeho, aravuga ati ibintu ntabwo bishoboka. Umukobwa arahita ahuruduka aravuga ati kanjye kuri mama. Abagiye kureba nyina, ageze muri office yicaza mama aramubwira ati okay we need to talk, tugomba kuvugana na bino bintu. Abaza mama aramubwira ati kushaka kuri papa wanjye bino bintu, aramubwira ati atumwita papa wawe nkandi se urani papa wawe. Imana ishobye ko warabimenye. Uriya mugabo he's a stranger man. Ntabwo ari papa wawe, nanga umwana we ati yarandize nubwo akureze ntabwo ari papa wawe, ntabwo ari so. Ibyo byubishyire mu mutwe wawe, he is not your dad. Urumva ntabwo ari papa wawe, byikuremo birangire bive mu nzira. Ura ntabwo ari papa wawe, ntabwo yakubyaye. Umukobwa ati oya urani papa wanjye. Arambwira ati rero ngiye sinigeze mukunda, sinigeze mukunda, niyo mpamvu nabonaga comfort mu bagabo bandi nkumva ntacyo bitwaye. Kandi ikindi nawe ibyo sinamukoreraga ntigeze agenda, yarahagumaga kwa ko yankundaga. Sinigeze muforsa kuhaguma, sinigeze muforsa kubana namwe, sinigeze muforsa kubarira. Nabonye abikumva ndabimurekera. Umukobwa byumvise aravuga ati mama ndakuzinutswe. This happened ejo bundi.
bikimara kuba uyu rero agarutse iwabo afata petite sœur wandi wa gatatu aramubwira ati tugiye kubana baragenda papa bava mu rugo mama basigara wenyine urumva amaze gusigara wenyine ejo bundi rero ngo baramuhamagara cyatumye nandikira bamuhamagara ngo mama wanyu yagejeje kwiyahura ngo kuko abana bose bamutaye bagiye bamusanga mu bitaro ashaka I mean imbese ashaka mbari ntabwo mbizi igikase uyu munsi uyu nguyu umwana ari kugisha inama ati nsubire mu rugo ati mama wanyu nyine ngo mama we yarababwiye ati ngiyewe nziyahura paka mwese mugarutse yaba wowe yaba muri nawe yaba umugabo wanjye mwese ndabashaka mugaruke mu rugo uko nimwe muryango ngira nta wundi muryango ngira yarapfukamye ngasaba papa imbabazi papa ati nge ntabwo namubarira sinzanagaruka please leave me alone I'm not coming back and everything so umwana ikibazo afite rero ari kugisha inama y'ikintu yakorera ngo mama wiwe arike kuba threatening cyangwa kuvuga ngo agiye kwiyahura things like that. So guys, that was the story. Please thank you for doing subscription. You also subscribe on my YouTube channel. Thank you so much. Mugira inama uyu mwana w'umukobwa mbwira ikintu yakora because she's so tired and ikindi papa we yaba yarasinyara ati ngiye ntabwo nzagaruka muri rugo ngiye gushaka umugore nkunda tubane nanabyari n'abana kuko nanjye nkeneye kubyara imyaka 20 hafi 30 maze ndiko ku mugore utankunda I can't do this anymore. So guys, that was the story. So kisses, bye.